Hello guys, mumeze mute? Uyu munsi tugiye kwiga ku buryo ushobora koherereza umuntu ifoto ikamugeraho isa neza nk'uko ubishaka. Maze iminsi numva abantu bambaza ngo bikorwa gute, ariko uyu munsi reka mbibereke uburyo ubigenza ukohereza ifoto nziza ikiri umwimerere itataye megabayiti, nubwo yaba ari videwo imugeraho isa neza kandi uko yaba ingana kose irahagera. Tubirebe twihuse. Uraza muri WhatsApp ukande ku muntu ushaka kubyoherereza. Ukimara kuhagera uraza ukande kuri kano kantu urakabona aka ngaka ugakandeho. Nurangiza kugakandaho urahita ugera ahantu hameze gutya, uhita uza ukande hano kuri iyi dokumenti, ahangaha niho urakanda. Numara kuhakanda ujyemo gutya urahita ugera ahangaha. Numara kuhagera uraza ukande hano choice from gallery. Numara kuhakanda dore ngaha harebe neza uyitegereze. Numara gukandaho urahita ugera hehe? Mu mafoto. Noneho nugera mu mafoto urashaka koherereza nk'umuntu ifoto, ukande ku ifoto ushaka kohereza. Numara kuzikandaho uraza ukande kuri ka kantu kohereza kano gato akangaka ariko twagira ngo dukandeho mwihangane, turiya tundi ntacyo tumaze. Dore ngaka kavi tugakandeho. Noneho nitumara kugakandaho duhite dukanda hano kuri sendi, twohereze ibyo byo murabizi byo kuri sendi ukandeho. Noneho amafoto urabona yuko ahise agenda ari muri document. Kuba ari muri dokumenti rero uri buyakandeho ari muri document araba agifite umwimerere wayo. Ifoto arayidownloadinga gutya ayirebe, iraba isa neza rwose nta kibazo. Icyiza cy'ubu buryo na videwo uko yaba ingana kose iragenda nta kibazo rwose. Niba iyi videwo igufashije guys, nyandikira muri komenti umbwire ko igufashije ku buryo nzajya mbakorera n'ibindi. Ngiye kujya mbashakira utuntu tw'ubwenge tubigisha. Nawe utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi